Bakunzi babya kubera TV muraho neza yambi. Umwami Yesu ni yamamare agakiza k'Imana kaganze mu mitima yacu binyuze muri bya kubera TV. Ariko ntago byanyuramo utabigizemo uruhare inshuti yanjye. Ushobora kubigiramo uruhare ukora subscribe, ureba ibiganiro byacu binyura kuri bya kubera TV, ugasharinga bikagera kuri bose kugira ngo dukomeze kwiyubaka no kuberwa no kubaho ubuzima buzira umuze. Nkuko nababwiye rero, roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Akaba ariyo mpamvu utatunganyije umubiri ni ukuri ntacyo roho yaba imaze. Ni muri urwo rwego rero nifuza ko uyu munsi twaganira ku bijyanye n'imibereho y'abana mu muryango. Uko abana tubafata, tuba turi kubaka roho yabo, tuba turi kubaka imibiri yabo. Nubafata nabi uzaba uri kuyisenya, nubafata neza uzaba uri kubaka sosiyete nyarwanda, sosiyete y'ikiremwa muntu, uzaba uri kuyubaka neza. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi ikiganiro tugiye kuganirira ahangaha ni ibijyanye n'uko twafata abana bacu mu miryango, cyane cyane birareba igitsina gabo. Bagabo inshuti zanjye, bagabo bacu dukunda rwose, iki kiganiro kirabareba kuko ni mwebwe cyaziye, kuko ni mwebwe kizagirira umumaro, ndetse n'abanyu nabo mwabyaye, ndetse natwe muri rusange kikatugirira umumaro, kubera ko iyo mwangije abana cyangwa se mubahaye uburere bubi, twese bitugiraho ingaruka. Bagabo bacu rero murabizi turabakunda cyane. Murabe ingenzi ku buzima bwacu, murabe ingenzi ku gihugu cyacu, murabe ingenzi mu mibereho ya gikristo. Rwose mwubahwe nkuko Imana yabahaye icyubahiro, rwose yabagize umutwe, natwe itugira ibihimba cyangwa se itugira umutima. Niyo mpamvu rero tubasaba ngo mube umutwe nyamutwe, ntimuzabe umurizo cyangwa se ngo mube amaguru, kuko umutwe muzima utekerereza ibisigaye byose. Noneho byakubitiraho nuko uwo mutwe ugizwe n'umutima nanone muzima, bikaba wane. Muri urwo rwego rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mibereho y'abana. Ese mugabo, umwana Imana yaguhaye cyangwa se abana Imana yaguhaye, ubamanaginga ute? Ubitwaraho ute? Ese ubamanaginga ute? Ubitwaraho ute? Ese ntago baba ari inzitizi y'iterambere ry'umuryango? Ese ntago ubabereye inzitizi mu mibereho yabo? Tera agatebe rero tuganire. Impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo musobanukirwe ahantu urukundo rw'umwana n'umubyeyi biba bihurira. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ngingo zigera mu 8. Ingingo ya mbere iravuga iti: ese urukundo umwana akunda umubyeyi w'umupapa rurakwiye? Ese niki gituma rudakwiye? Ese umubyeyi yitwara ku mwana uko bikwiye kugira ngo ahabwe rwa rukundo umwana akunda umubyeyi? Izo ngingo zose 8 zikubiye muri izo ngizo ebyiri mbabwiye. Rero nta kindi wakwibaza ibi bibazo arizo za ngingo 8 nababwiye. Iya mbere iragira iti: ese mugabo, umwana yagukunda gute wirirwa wibuka inabi mama we? Ako ni akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri karagira gati: ese mugabo, wigize intare mu rugo, umwana yagukunda ate? Ntago bishoboka. Kwigira intare rwose ntago byubaka umuryango, birawusenya. Umva, biradindiza mu bintu byinshi, mu ngeri nyinshi zitandukanye. Rwose niba wigiraga intare mu rugo, ndakumenyesha ko atari ko abantu bagomba kubaho. Ntugafate imico y'inyamaswa ngo uyishyire mu bantu, kuko ntago bikwiye. Ikindi cya gatatu,
ese uwo mwana wifuzaho urukundo wowe ujya urumwereka? ese ujya ufata umwanya ugakina nawe? ndakumenyesha ko rwose abana baba bifuza gukina namwe, cyane cyane bagabo. Abagore bo barahorana, mujye muzirikana ko urukundo umwana akunda nyina rutandukanye kure n'urwo yakunda papa we, kubera ko mama we babanye cya gihe umwana atari yakamenya ubwenge. Igihe nyina yari amutwite yabanye nawe muri aya mezi 9, ariko we mugabo ntago mwigeze mubana muri ayo mezi 9. Hari itandukaniro rero. Niyo mpamvu wa mugabo we neza amatwi uri kunyumva, hinga, korera urukundo umwana wawe agomba kugukunda, kuko nuterera iyo rwose ndakubwiza ukuri azagufata nk'abandi bose, kuko ntaho wabutaniye nabo. Mama we barabanye bafitanye igihango gikomeye, ariko wowe nyine harimo jene zawe muri we, ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko we ubwe uko kwiyumvamo siko yakwiyumvamo mama we, kandi biranumvikana rwose. Ikindi rero, ese papa, hari abagabo bumva ko ibintu bijyanye n'abana bireba ababyeyi baba mama gusa. Oya, nawe birakureba. Ndagira ngo nkwibira akabanga iturufu wakoresha kugira ngo umwana wawe abashe kukwiyumvamo, agukunde. Umva, ejo nutaha ugatahana agakinisho, cyane cyane wenda ndatanga nk'urugero ku mwana w'umukobwa. Abana b'abakobwa bakunda udukinisho tw'udupupe dufite imisatsi, ku buryo ararwana no kugasokoza, ariga kugasuka, akagaheka mu mugongo. Twebwe kera twajyaga duheka, abantu babaye mu byaro barabizi, twajyaga mu ntuza mu rutoki tugatema imikanana tugaheka ngo ni abana. Ariko se nkawe mubyeyi w'umugabo ugira ngo uzaniye umwana agakinisho gato rwose, gato kari sempre kagapupe kakana, ukamuhereza ati mwana wanjye, ari umwana w'umukobwa. Uzi urukundo waba umwubatsemo, uzi icyizere n'ubwuzu waba umushyizemo. Ni ibintu bikomeye cyane rero, bisaba kubiharanira. Ntago ari ukuryama ngo bizizana, oya, gerageza. Umuhungu wawe rero nugenda ukamuzanira igikinisho, ukamugurira imodoka, hari ikintu gikomeye uzaba umwubatsemo. Icya mbere, uzaba utumye yigirira icyizere, akiyumvisha ko iyo modoka nubwo ari kuyibonaho yagutwaramo, cyangwa se iyo ndege agaharanira, agakora, akazakura akora cyane, akavuga ati ya ndege cyangwa ya modoka reka nkore, nayitunze nkiri umwana data yayinguriye, reka nkore cyane nzayigereho, kuko niyo esprit umushyizemo, nicyo kintu umuhaye, niyo fondasiyo y'ubuzima bwe umwifurije, nawe akura yumva ko ibyiza byose wabimwifurije, ukabimuzanira mu bimenyetso by'ibikinisho. Ikindi rero nababwira cya 5, ikindi muzirinda, kuriya mugataha mubakanga, ugataha ukubita amabase, ugataha ukubita amasafuriya. Yego, natwe abagore hari imico itari myiza, nabyo nzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha, mbabwira ukuntu abagore mugomba kwitwara, uko tugomba kwitwara mu miryango yacu, mu ngo zacu, tukaberera imbuto, koko tukubaka umuryango uhamye, kandi umuryango wifuzwa na sosiyete. Ariko nanone, niba utashye wa mugabo we, ugataha ukanga busanze mu rugo, ese urumva ko uwo mwana yagukunda te? Kandi umukanga, wamwubatsemo ikintu cyo kukubona agahahamuka. Hari abagabo bajya bataha abana bakirukira mu buriri, kandi wenda bari kumwe na ba mama babo, bari kumwe n'abakozi, bari kumwe n'abantu babana mu muryango, ariko bakumva papa wabatashye, kubera kubakanga yababitsemo, bakirukira kwihisha, umva, bakagenda bakaryama bakisinziriza.
mugabo rero ntabwo umwana yagukunda, kandi natagukunda akiri mutoya ntuzategereze ko azigera gukunda igihe azaba yarakuze. Rero haranira gutaha udakanga, nibyo byiza, nibyo byatuma umuryango ukomera, nibyo byatuma urubyaro wabyaye ukunze rugukunda. Ikindi rero hari abagabo bahora birakaje, ukabona umugabo ahora ahekenya amenyo, ukabona ahora yirakaje, nta kintu cyiza na kimwe abwira abari mu rugo, mbese agahora yarakaye. Ukibaza se ko nkatwe abana turakariye twamukoze iki? Ese mama yaba yamukoze iki gituma ahora arakaye? Ese niyo yabigukora wahora urakaye kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru? Abagabo bacu rero turabakunda cyane, mwirinde ikintu nk'icyo cyo guhora mwirakaje mu rugo, ntago ari cyiza, ntago mama muri kwiyubakamo urukundo rw'abana. Ikindi rero nababwira bagabo rero, niba mushaka ko abana babakunda koko, bakabakunda urukundo nyarukundo rw'umwana n'umubyeyi, gerageza kwiyegereza umwana agahe gato pe. Turabizi abagabo mugira agahe gato gashoboka mu mibereho yanyu, kuko muba muri gushakira umuryango, n'abamama nabo bashakira umuryango, ariko ntangazwa no kubona umuntu w'umugabo adaha umwanya abana. Niyo yaba iminota 30 ku munsi, ariko ukabaha umwanya. Niyo wafata weekend ukavuga ati kuwa gatandatu no ku cyumweru niwo mwanya mbonye, wenda ndazinduka nkajya mu kazi, nkataha bwije, nkasanga baryamye, nsiga baryamye, ariko wabishatse ndahamya nashidikanya ko na weekend ushobora kubashakiramo isaha imwe yonyine. Isaha imwe yaguhindurira ubuzima ku bana bawe, ku mibereho y'abana bawe, ukabaganiriza, ukabiyegereza, ukabikundishaho, ukajya ubaganiriza udukuru, ukabagira inama, ukababwira uti bana banjye gutya na gutya, bitewe n'ikigero barimo. Tujye twiga kuganiriza abana bacu bitewe n'imyaka barimo, bitewe n'ikigero barimo. Ubwo rero iyo yari incamake, ndagira ngo tubiganireho muri iki kiganiro cyacu. Ni ukuri byakubera kuba umugabo muzima mu muryango, byakubera kuba intangarugero y'abana bawe, byakubera kubaka sosiyete nyarwanda y'ejo hazaza, kuko aba bana bacu tubyara ni abazatugirira umumaro mu masaziro yacu, mu gihe kiri imbere nibo tuzaba duhanze amaso, nibo bazaduteganyiriza ejo hazaza. Bakavuga bati, tuvuge wenda nko mu Rwanda, niba wenda uri umubyeyi ugize imyaka 40, umwana wawe aracyafite amezi se cyangwa afite imyaka yo hasi, birumvikana. Ariko se uri kumutegura gute? Ese niba uri kumutegura nabi, wowe utekereza ko uri kwitegurira iki cyo mu busaza bwawe, cyo mu bukecuru bwawe? Bagabo bacu rero, mugerageze mukurikize izi nama ngiye kubabwira. Icya mbere rwose, reka mbabwize ukuri, nicare tuganire mu ntega amatwi, mbabwire uko njye mbyumva. Ntago wenda mpereye ku ngingo ya mbere, niba ibanga naguha ryo kugira ngo umwana wawe ukunde nk'uko bikwiye, mugabo gerageza kubanira mama we neza, kuko nubuka inabi mama we, umwana uzareba isano afitanye na nyina ihabanye n'iyawe. Gerageza kwerera imbuto mama we, umubanire neza mu mahoro. Umunsi uzahora wuka inabi mama we, wa mwana arabizi neza bimurimo ko mama we ari amaraso ye yibanze, we ntago aramenya isano afitanye nawe, kuko mama we yamutwitse y'amezi 9, barabanye, barasiragoringanye, amaze kumubyara mwonsa ya myaka. Mama we bafitanye igihango wowe utashobora gukontorora, ariko
uramutse ubaniye mama we neza ukamukunda nk'umugore wawe, ukamukunda nka mama w'abana bawe, ndakubwiza ukuri ko umwana azagukunda kubera ko ukunda mama we, azaguha urukundo, aguha agaciro, wumva uguwe neza. Kandi rega kubanira mama we neza ni ukuri ntacyo bitwaye kandi byakubera, ni ukuri byakubera. Bagabo nshuti zanjye, mugerageze mwubake urukundo, muharanire gukundwa n'abana kuko nibo bazakurwanaho igihe kizaza. Nawe witekerezeho gatoya, wibaze iyo wicaye uri gutekereza ku babyeyi bawe, cyane cyane uzarebe abana benshi, cyangwa se nawe mugabo isuzume aho uri. Ese iyo ugiye kugurira mama wawe, niba ufite ababyeyi bombi, papa wawe na mama wawe, ese nk'iyo wapanze ngo reka ngira icyo ngurira ababyeyi banjye, kuki utekereza mama wawe mbere ukavuga uti mama nyamara akeneye igitenge? Kuki udatekereza papa wawe mbere? Nuko hari isano, hari urukundo, hari ubumuntu mama wawe yakweretse mu buzima bwawe bwo hasi. Papa wawe yarigize wa muntu wo gushaka amafaranga gusa, niyite kukubaka urukundo rwawe nawe. Niyo mpamvu mama wawe akuza mu mutwe byihuse kurenza uko papa wawe yaza. Rero byirinde, irinde ko nawe uko nguko wabaye byazakubera mu myaka iri imbere. Wirinde, urinde umuryango wawe, uteganyirize ejo hazaza binyuze mu rubyaro rwawe. Bikore rero ufata neza mama w'umwana wawe, kuko umwana wawe numufatira mama we nabi azabikuryoza kandi azabiguhora igihe utazi, kandi icyo gihe ntabwo uzaba ufite umwanya wo kubisubiza inyuma. Ikindi rero, irinde ikintu nyuma yo kubanira neza mama w'abana bawe. Irinde kwigira intare mu rugo, kuko niwigira intare mu rugo ni hahandi uzajya utaha abana bagahunga, ugataha abana bakihisha, ugataha bakavuga ati cya papa kiraje. Ese urumva uwo muvumo abana bagushyiraho? Ese mwari muzi ko abana batuvuma kandi bikadukurikirana? Mu gihe wigize intare rero, ntuzatekereze ko hari icyiza abana bazakwifuriza, nta rukundo bazakugirira. Bazajya bahora bavuga ati cya papa kiraje, cya papa kiraje. Bifuze ko aho uri watindayo kugira ngo babe bari mu munezero wabo na mama wabo, bishimye mu muryango, kuko n'ubundi nuza urababihiriza. Ese wakwize kuryohereza abana bawe binyuze mu kwitwara neza, ntiwigire inyamaswa mu rugo? Ni ukuri mana yanjye, ndababwiza ukuri ko wabiharanira urukundo rwawe mugabo n'abana bawe, waruharanira kandi warugeraho. Ni ukuri warushobora, nta nubwo bigoye. Gutaha ubasekera, ubayambira, ubabwira uti bana banjye ese mwiriwe mute? Nturabaza umwana n'umunsi wa rimwe ngo mwana wanjye wiriwe ute? Ese ku ishuri, niba ari abanyeshuri biga, ese ku ishuri biragenda? Ese wariye? Hari abumva ko ibyo kubaza umwana ngo wariye bireba abagore gusa. Oya, nawe birakureba, kuko n'umwana wawe ibyo uri gukorera byose, niba uri guhahira urugo, niba uri gutunga umuryango, ntumenye uko uwo muryango ibyo wawugeneye byawugezeho. Waba uri kuruhira iki? Waba uri gutekereza ko uri gukora neza, ariko mu by'ukuri nta rukundo uzigera ubona rw'abana bawe, kuko n'ibyo ubakorera ntibabibona, n'ibyo ubagenera ntabyo babona, kuko ntumenya niba babihawe cyangwa batabihawe. Ikindi rero nababwira,
gukina n'abana. Gukina n'abana ni ukuri ntacyo bitwaye. Umva, ushobora kuvuga uti reka ntabwo wabura agakino gatoya ukina n'abana, ukabaganiriza, ukabiyegereza, ukababwira udukuru, niyo wavuga umugani cyangwa se ukavuga agakuru k'abana kera wumvise, ukababwira uti kera twajyaga twicara tukaganira gutya, tugaca imigani. Ndabyibuka kera ababyeyi bacu bajyaga baducira imigani tugatarama ku kwezi, ariko ubu ngubu byaracitse rwose. Gerageza gukina nabo, ukine nabo, ubiyegereze, nyine bazumva ko uri umubyeyi wabo. Urumva, ibyo ngibyo mama wabo arabikora, aba ari kuzamura urukundo rwabo rwe n'abana ruhebuje, kuko hari urundi karemano umubyeyi w'umumama yagiranye n'abana igihango ubwo yari abatwite. Rero wowe urukundo rwawe biragusaba kuruhinga, ukaruhingira, ukarubagara, ukera imbuto, ukagerageza gukina n'abana. Gukina n'abana ni iturufu ya mbere. Mugabo ndakugira inama, gerageza gukina n'abana. Uzi ko ushobora kwihindura nka we, nyine simvuze ngo ugiye kubura umwana w'uruhinja, ariko ushobora gukina nawe utuntu, ukanamubwira ku ishuri mukina gute, ese ku ishuri mwaririmbye iki, ukamuririmbira ka karirimbo k'abana. Ntago wakayoberwa wabishatse. Ushaka urukundo rwawe mubyeyi ngo umwana agukunde, nta kintu utakora. Gerageza shaka utuntu twari two twose, uza abana bawe n'ikigero bagezemo, uza aho bapfiriye n'aho wagaruriza. Gerageza shakisha, tangira gake gake. Niba byararenze inkombe, ndakubwiza ukuri ko hari igaruriro, hari icyo wakora, ugahingira urukundo kandi bakakwiyumvamo. Ikindi cya kane, gerageza kubagurira udukinisho. Nta mwana udakunda igikinisho, ntibazakubeshye. Uko byamera kose, wamuhaye igikinisho ahora avuga ati papa, wawu, papa aranzirikana, papa aba yanyibutse, ese papa ka gakinisho kameze gutya na gutya ndagakunda, ndagira gute. Nubwo nta mafaranga waba ufite, nkubwire inshuti yanjye, ni ukuri, ayo wirirwa unywera, ayo wirirwa utanga mu bindi bidafite umumaro, ushobora kwigomwa amacupa 2 cyangwa icupa rimwe. Niba uri umunywi w'inzoga, ukaba wakwigomwa ukavuga uti uyu munsi ndagurira umwana igikinisho, cyane cyane niba ari umwana w'umukobwa. Noneho ku mukobwa we, mubyeyi w'umugabo, niba umwana w'umukobwa atagukunda ntacyo wamuhaye, umenye ko umva, umukobwa akundana na se ku kigero ashobora kwangiza imibanire yawe n'umugore mutabikontoroye. Niyo mpamvu rero uko wamanaginga we mugabo umwana w'umukobwa bitandukanye n'uko wamanaginga umwana w'umuhungu, kuko abakobwa na base turabizi, ntago tujya tureklama, turabizi rwose, twarabyemeye. Ibyo ni ibintu nyine, ibitsina bitandukanye birakururana. Ni nk'uko urukundo rw'umwana w'umuhungu kuri nyina rutandukanye n'uko umukobwa akundana na nyina. Ibyo ni ibintu bituremyemo, ni ibintu turemanywe. Rero wa mugabo we, ndakwinginze gerageza, nushaka uzagura igikinisho kimwe rimwe mu mezi 5. Niba ari umwana w'umukobwa, umugurire agakinisho k'akana ko guheka mu mugongo, avuga ati nabyaye, nahetse. Ndabyibuka kera tukiri abana twajyaga duheka imikwanana, tugafata ibitambaro tukazingazinga, tugakoramo abana ngo twahetse, tukazembagiza, duhekesheje iki, ugasanga ni nk'akagozi ufashe ukazirika ngo uhetse umwana. Nyine ni kuriya abatangiye kwidevelopa muri we ububyeyi bwe. Rero gerageza kumushyigikira kwidevelopa mu mikurire ye, umufashe kandi umufashe mu byamugirira umumaro. Kuko nufata umwana w'umukobwa ngo ugiye kumugurira igikinisho cy'imbunda,
waba ushatse kumugira iki se? Genda etape par etape. Niba ari umuhungu, mugurira ibintu byo kubaka amazu, ufata ibya bikinisho, hari udukinisho tubaho two kubumba, two guhuzahuza ukagerekeranya ugakoramo inzu, mugurire imodoka, mugurire nyine ibikinisho bya gihungu. Nabyo harimo ibanga. Nugurira umwana ikintu gitandukanye n'ikiri mu kigero cye, cyangwa ni gitandukanye nuko ari n'igitsina cye, bishobora kuzamugiraho ingaruka. Kuko ntabwo uzambwira ngo uzagura umwana w'umuhungu igikinisho cy'akabebe ngo aheke kandi ari umuhungu. Waba uri kumwicira amayindi, waba uri kumuhindura cy'abakobwa, kandi biza gake gake bikagenda bizamuka, bikazabyara ikintu gikomeye. Ukazumva ngo umwana w'umuhungu ngo yabaye umuge. Nuko bitangira. Ntabwo uzambwira ngo umwana w'umuhungu umuguriye igikinisho n'ukuri cy'abakobwa, ngo umuguriye amasafuriya ngo ateke. Ibyo ni iby'abakobwa. Gerageza kumugurira ibijyanye n'igitsina cye. Niba ari umukobwa hari ibikinisho by'abakobwa, niba ari umuhungu hari ibikinisho by'abahungu. Tangira umudevelope, umwubake ugendeye ku miterere ye, ugendeye ku gitsina cye, kugira ngo utazamwangiza nanone. Ibanga ririmo rero nta rindi. Azajya afata ka gakinisho, avuga ati aka ni aka papa. Navuga ati aka ni aka papa yanguriye, tayari azaba hari ikintu kizaba kiri kumuzamo. Agukunde, ujye utaha yagukumbuye, ajye ahorana amatsiko ati papa uyu munsi saranzanira gaki. Si ngombwa ko umugurira buri munsi, ariko gerageza umutunguze agakinisho, umutungure rwose, bizajya bimushimisha, ajya ahora gutekereza. Ariko nuterera iyo, none se mama we aramugaburira, mama we aramukarabya, mama we yaramutwise, mama we yaramwonkeje, mama we aramenya niba yariye, niba yaryamye, niba asa neza, niba yababaye, niba buri kimwe cyose ni mama we. Ariko se nkawe urakora iki kugira ngo nawe atekereze ko uhari mu muryango? Gerageza shaka ikintu kiratuma gutekerezaho, kiratuma yibuka ko papa nawe ahari. Nshuti zanjye, bagabo bacu rero, mugerageze mukore ibishoboka byose kugira ngo abana bacu babakunde. Urumva? Ikindi rero, mwirinde nyine kubakanga igihe mutahiye. Niba utashye tahane neza, niba utashye wenda n'urugero ubatahanire nk'agashokora, niba bakunda udushokora. Mbese gerageza kurema udushya tuzatuma bahora bavuga ati papa, bagira amatsiko kuvuga ngo ese papa arataha ryari, ese papa uyu munsi yiriwe ate. Babaze mama ati mama wadutije telefone tukavugisha papa. Uzi umwana ukubwira ngo ndashaka kuvugisha papa, abagukunda pe kandi abagukumbuye. Niba wa mugabo umwana wataragira initiative y'umunsi n'umwe ngo avuga ati nkumbuye papa, yagiye ku kazi, wenda umwana yagiye ku ishuri, mama we yatashye wenda hakiri kare, akabwira mama ati mama ndashaka kuvugisha papa, umenye ko rwose hari icyuho gikomeye washyize hagati yawe n'umwana, kandi wagikuramo. Wabishatse wagikuramo, ugatangira gahoro gahoro, ugatangira. Erega ko kazi muratuvunikira pe, muratuvunikira nk'abana, muvunikira umuryango, n'abamama bavunikira umuryango. Ariko ndababwiza ukuri ko kuvunikira umuryango utubaka ejo hazaza h'imitima yabo n'urukundo rwabo kuri wowe, kugira ngo baruhe agaciro. Ntabwo ibintu ari byo byonyine byubaka urukundo, ntabwo ari byo bitanga urukundo, ntabwo ari byo bitanga umunezero mu muryango. Biharanire, nutabiharanira ejo hawe hazaza hazakubihira. Warihase gukora ngo urakorera amafaranga, ngo urabagurira buri kimwe cyose bakeneye. Ntabwo ari ibyo bintu bakeneye gusa, nawe baragukeneye, bakeneye urukundo rwawe nabo. Gerageza rero kurwubaka, nutarwubaka uzaba wiyiciye ejo hawe hazaza.
ikindi mubyeyi mugabo nshuti yanjye mubyeyi w'umupapa turabubaha rwose mufite icyubahiro Imana yabahaye mugikomereho rero ntimukigire intare mu rugo gutaha wirakaje ugahora wirakaje ukigira umuntu ntazi ukumeze ntago ari byo kandi hari abagabo bakora neza rwose ubona ko bafata umuryango wabo uko bikwiye kandi ni ukuri namwe byababera guhora mwirakaje ntago ari byo niba wakubitanye n'inzitizi mu kazi bisige mu kazi niba ari ngombwa ubiganiriza umudamu wawe mubwira uti ku kazi byangendekeye gutya na gutya agufashe aguhumuriza akubwira ati komera ejo bizagenda neza ariko guhora wirakaje niba nta n'ikibazo cyabaye mu rugo ugataha wirakaje ugahora wirakaje wigize intare wigize iki umwana yakureba mwakubitana amaso umwana akareba hasi mwakubitana amaso umwana akareba hasi oya guhora wirakaje ntacyo bitanga nta n'icyo byagufasha rwose ahubwo ikindi nababwira gerageza kwiyegereza umwana wawe umwereke urukundo nyarukundo rwa kibyeyi umwiyegereze azagukunda nibyo bizaguha imbaraga nibyo bizamwubakira ejo hazaza kuko azaba afite umujyanama w'ingenzi mu buzima bwe ni hahandi muzaba inshuti akajya kuganiriza imibereho ya buri munsi acamo akakubwira ati papa uyu munsi nahuye n'ibi mama uyu munsi nahuye n'ibi erega hari twese nk'ababyeyi hari icyo umwana yaganiriza se ataganiriza nyina hari n'icyo umwana yaganiriza nyina ataganiriza se niyo mpamvu buri wese aba agomba kujuwa role mu muryango kugira ngo umuryango wubakike neza ube umuryango ukomeye mwuzuzanye mushyire hamwe gushyira hamwe ntago hari ibimureba ku giti cye bitareba mugenzi we iyo ukoze nabi mu muryango ubangamiye umuryango wose muri rusange niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo nawe ibi birakureba kubaka umuryango wawe birakureba guharanira urukundo rw'abana bawe kuko nutamuha umwanya ngo umwereke urukundo ngo agukunde hari ibizapfa mu buzima bwe azaba yaratinye kubwira mama we kandi yakabikubwiye ukagira icyo umufasha nk'umubyeyi ariko yarakubuze ni handi utaha wigize intare akavuga ati papa sinabona aho muhera 1 2 3 4 5 bikaba uko ugataha wirakaje akakureba akabura aho guhera akavuga ati papa uyu munsi nari mfite iki kibazo iki n'iki ariko naho nabona muhera ukajya kubona ukabona umwana atangiye kwigunga kubera ko yabuze uwaganiriza ejo n'ejo ubundi akaba yabiganiriza undi wahandi akamuroha akamugira inama itariyo kandi wowe urahuri nk'ivaze itatse aho ngaho itagira icyo umumarira ngo atashye wigize intare ngo ukeneye icyubahiro mu muryango ntago bakubaha ntago bagukunda utashatse urukundo rwabo ntago urukundo rw'umupapa ni ukuri ndababwiza ukuri ko ruraharanirwa uzi ko hari umupapa abana bakunda kurusha uko bashobora gukunda mama wabo bitewe n'imbaraga ashyizemo mu kugira ngo bamukunde ndababwiza ukuri neza nimuharanira urukundo rw'abana muzarubona nimukorera abana banyu ibyiza mu buto bwabo muzasarura imbuto zabyo mu gihe muzaba mushaje ikindi nababwira rero mugerageze uko nguko mwigira intare mujye mumenya ko muri kutwangiriza sosiyete nyarwanda ko muri kwangiriza ikiremwa muntu cy'ejo hazaza uko wigira intare ntakoreka mu muryango yumenya ko hari igihombo uri guteza igihugu cyacu menya ko hari igihombo uri guteza sosiyete ndetse n'Imana ntikureba neza kuko Imana ikunda abagabo bakunda umuryango bakorera umuryango bita ku bana Imana yabahaye erega aba bana nubwo tubafite sabacu nayo Imana yadushyize mu maboko kugira ngo tubabyare tubarere tubakuze ariko abana n'ab'Imana rero izakuryoza uko abaniye umwana wawe uko wamwereye imbuto
umwana n'umwerera imbuto mbi ushobora kuzatuma arimbuka, n'umwerera imbuto nziza Imana izakubwira ati mwana wanjye wakoze icyo wagombaga gukora kuko wandereye urubyaro naguhaye neza kandi mu mahoro. Nshuti zanjye rero, bagabo bacu dukunda, ndabinginze ndabasabye ninginga ngo mutwerere imbuto ku bana bacu, mubereke urukundo, nubwo twabakosereza nk'abadamu banyu, abana bacu ntibakabigenderemo kuko abana ni abacu, abana ni abanyu, barabakeneye, bakeneye impuguro za base, bakeneye inama za ba nyina, bakeneye inama z'ababyeyi babo bose, ntibazajye bazira inabi ya ba mama babo uko mubanye ntibakabigenderemo, ahubwo mwebwe mwite ku burere bw'abana banyu, mububakira ejo hazaza, muharanira kubateza imbere, muharanira gutuma baba abagabo nyabagabo, baba abagore nyabagore, kuko ntabwo azaba umugabo nyamugabo yarakubonye akura uri intare mu rugo, nawe icyo ngicyo nicyo azakuriramo, ntazajya avuga ati papa se uko yabigenzaga gutya, nawe yitwaraga gutya, nanjye ngiye kwitwara gutya. Ni ukuri ndabinginze muba abagabo nyabagabo mu muryango, mukore muharanire kuba intangarugero z'abana banyu. Birababaje kumva umwana avuga ati papa runaka ni role model wanjye, aho wowe wabaye role model we ukamubera icyitegererezo, akajya avuga ati data yabanye neza na mama, yamubereye umugabo ushobotse, yatureze ku buryo bwiza, mbese yambereye intangarugero. Nanjye igihe nzakura nkubaka urugo nkashinga umuryango, nanjye nzaba nka data, ahora afite inyota yo kuba umugabo nyamugabo kuko yabikubonyeho. Ariko se niba waramubereye mubi, urumva kuko hari ikintu dufashije, biritwa naho utari kurushinga, biritwa naho wari kwiberaho gutyo gusa, ntubyare, ntumva ukiberaho wowe wenyine, kuko n'ubundi wigize intare, ntushaka kuba umuntu mu bandi. Gerageza rero wiyegereze umwana, kunda umwana wawe, umubere umupapa nyamupapa, umubere intangarugero, azagukunda kandi uzanyurwa, azakubera uw'umumaro mu buzima bwawe. Ntabwo ndi kubabwira ko abana ari ibishoro byanyu, ariko ndababwiza ukuri ko ejo n'ejo bundi wa mwana w'igitambambuga azakubera uw'umumaro. Twebwe tuba tubyina zivamo, ejo n'ejo bundi turasaza, b'abana uko twabafashe, umusaruro icyo twababibyemo nicyo tuzaba dusarura. Gerageza rero kubaka urukundo rwawe n'umwana kugira ngo ejo n'ejo bundi uzabibemo, uzumva icyanga cy'urukundo wamweretse, uzumva ineza wamweretse, kugira ngo uzabeho ubuzima n'amasaziro mazima, ufite ugukunda, uguharanira, ugusajisha neza, ukubera intangarugero, ukavuga uti mwana wanjye, utuma wumva uri fiyeri ye, ukavuga uti wawu, umwana wanjye namureze neza, none ambereye uw'umumaro, aransajishije, nubwo nakwigendera naba nsize umugabo nyamugabo, naba nsize umugore nyamugore ku isi. Rwose gerageza kumwubakamo icyizere cy'ejo hazaza, kuko nuba marine mu rugo nawe azakura ari marine, nuba maringaringa nawe azakura ari maringaringa, ntacyo azatugezaho. Rero bagabo nshuti zanjye, byababera gukora neza, byababera kuturerera neza, byababera kubakira sosiyete nyarwanda ibizima. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mudushyigikire, mwubakira sosiyete nyarwanda ibyiza, mutwubakira abana, mubashyiramo icyizere, mubaha imbaraga, mwiremamo kubabera ba role model, mwiremamo ab'umumaro ku buzima bwabo, mwiremamo urukundo ruhebuje rw'umwana n'umubyeyi. Mudushyigikire rero mukanda subscribe,
musharinge bigere hose. Ubu butumwa burabareba mwabagabo mwe mwese aho muva mukagera, yaba woroheje n'ukomeye, ndababwiza ukuri ko ubu butumwa burabareba mubyiteho. Bisharinge, nubibona ubisharinge umugabo mugenzi wawe nawe amenye ko agomba kubaka urukundo hagati ye n'umwana. Gerageza ukora icyo ugomba gukora kugira ngo wubake urukundo rwawe n'umwana. Twebwe Imana yarudushyizemo, abana bacu tugomba kubafata neza, tuba dufitanye n'igihango. Ariko nawe umugore, hari icyo nkubikiye, ndabararitse ikiganiro cy'ubutaha ntikizabacike, kuko mugore hari agaseke kabitse nkubikiye kandi kazakugirira umumaro. Bizagufasha no kugira ngo uyu mugabo urukundo koko nyarukundo akeneye ku mwana arubone, uzabimufashamo, uzabigiramo uruhare. Bagabo rero, mukore inshingano zanyu nk'uko bikwiye. Ndabakunda cyane, turabakunda nk'abadamu, turabubaha, icyubahiro mwaragihawe rwose turakibagomba. Natwe mujye mudukunda, natwe tugomba kububaha. Mwubahwe. Bye bye.